Ibihe byiza kuri Rugwiro Prozone duherukana ku kiganiro twari turimo dusobanura money transaction. Noneho reka muri iki kiganiro twongere tugaruke nanone ku kiganiro kiri buyikurikire kiri bugufashe gusobanukirwa byinshi bishingiye mu kohererezanya amafaranga. Muri icyo kiganiro twasobanuye money transaction icyo ari cyo, uko ikora ndetse n'akamaro kayo mu bihe bitandukanye mu gihe ariyo wiyemeje kuba wakoresha. Uyu munsi rero reka tuganire ku mutima ushobora kuba uhagarariye iyo money transaction mu gihe wiyemeje gukoresha bank ariko iri international. Tugiye kuvuga ku cyitwa Swift. Niba warigeze kohereza cyangwa se kwakira amafaranga avuye mu mahanga cyangwa se ukumva bavuga ngo Swift transfer ariko ntumenye ibyo ari byo, iyi video ni yawe cyane. Tugiye gutangirana no gusobanura ngo Swift ni iki. Swift bivuze Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Ahangaha mu magambo yoroshye, Swift ni network ihuza amabanki ku isi yose, ikaba ifasha kohererezanya ubutumwa bwizewe bwerekana ko amafaranga akwiriye kwimurwa akava kuri account imwe akajya ku yindi account. Icy'ingenzi ukwiye kumenya nuko Swift ntitwara amafaranga ahubwo itwara ubutumwa, message. Urugero, iyo bank yo mu Rwanda tuvuge nka Ecobank ishaka kohereza amafaranga kuri bank yo muri USA, ahangaha ntago bandikirana kuri WhatsApp cyangwa se ngo bakoreshe email, ahubwo bakoresha Swift message. Uko Swift transaction ikora, reka tubifate mu buryo bworoshye. Kohererezanya wenda ibihumbi 10 by'idolari avuye kuri Bank of Kigali cyangwa se Ecobank ajya kuri Bank of America. Sender cyangwa se uwohereza, sender bank, yakira request y'umukiriya. Mbese wowe ushaka kwakira kohereza ayo mafaranga ubanza kubisaba nyine kugiye kohereza ayo mafaranga. Hakurikiraho igenzurwa kuri account yawe, igice cyitwa KYC cyangwa se Know Your Customer. Buri bank yose ntabwo ishobora kuguha account nyine KYC batarayikora. Naho hahita hakurikiraho igikorwa cya kabiri. Ibyo byose iyo umaze kubyuzuza hakurikiraho igikorwa cyitwa Swift message. Bank ihita ikoherereza ubutumwa kuri Swift network. Ubutumwa buba burimo ingano y'amafaranga uyohereje, uyakira ndetse na account number. Ahangaha hahita hakurikiraho igice cyo kugira ngo amafaranga atambuke muri izo bank hagati, hanyuma iyo bank ikagena uko ari bugere ku mukiriya. Ubwo baba bamaze gukuramo ibijyanye no gusora, ibijyanye nayo bakata kuri icyo gikorwa byose bakabanza bakabikuramo. Bigakurikira rero n'ikindi gice cyitwa receiver bank. Iyo ibyo byose bamaze kubireba, banki iri bwakire, banki igiye kuba yakwakira ayo mafaranga ibona nayo message. Noneho iyo message iturutse kuri Swift igahita ishyira ayo mafaranga kuri receiver account. Ntago ari ibikorwa bibaho umunsi umwe, bishobora gutwara hejuru y'umunsi umwe kugeza ku minsi 5. Challenge zishobora kuba nyinshi cyane, ariko bigendana nuko wenda iyo bank isanzwe itanga service. Hari igice rero cya gatatu dushobora kurebera hamwe cyitwa Swift code. Swift code ni kode iranga banki ku rwego mpuzamahanga. Urugero, nk'abantu buzuza YouTube AdSense, iki gikorwa turi kuganiraho bo baracyumva. Iyo ujya guhembwa hari igihe bakubaza nyine Swift code ukasabwa kuyishyiramo. Wenda nka Equity Bank iba ifite code iyiranga, ndetse wenda na Bank of Kigali kagira code iyiranga. Hanyuma iyo code ifasha kumenya bank ya nyayo, kwirinda kwibeshya, kwerekana aho amafaranga ajya kugira ngo icyo gikorwa kibashe kugenda neza.
iyo code utanze idahura n'iyo banki ifite, transaction ishobora gutinda cyangwa se igasubizwa inyuma. Bityo mu gihe ubajijwe kuzuza icyitwa Swift code, ugomba kujya kuri Google ugakopiya, ugakora igikorwa cya copy paste kugira ngo utaza gushyiramo kwibeshya. Mu gihe hari aho uyibajijwe ujye ukoresha igice cya copy paste. Umutekano wa Swift ikoreshwa n'amabanki akomeye kubera ko message zayo zigira igice cya authentication ndetse KYC and AML compliance biba bimeze neza. Hakaza kandi igice cya transaction traceability gikorwa mu buryo navuga ngo bunoze, butarimo uburiganya. Urugero, iyo hari amakosa cyangwa se ibibazo, transaction ishobora gukurikiranwa hakamenyekana aho byahereye, cyangwa se bakakubwira ko watanze imyirondoro idahura. Aha rero ibibazo bikunze kugaragara muri iyi Swift transaction ishobora kuba yatinda cyangwa se challenges zikaza ari nyinshi zitandukanye. Hakaza kandi igice cya correspondent bank. Aha kandi hakaza mu kwibeshya ku kijyanye na Swift code. Iki cyo nicyo cya nyuma ku kijyanye n'iki cya Swift code. Mu gihe umuntu uri hanze cyangwa se bank yo hanze ishaka kukoherereza nk'amafaranga avuye muri bank runaka ajya mu yindi bank ariko biri international, iyo wibeshye kuri Swift code ukuraho burundu. Aha ngaha bishobora no gutera ko wari wujuje imyirondoro neza ariko wakiriye amafaranga make. Bijya bibaho. Ayo wari uri kubona ntago ari yakugezeho, byose biza mu mbogamizi zikunda kuza kuri iki gice. Ibyiza n'ibibi rero bya Swift code nuko ihuza amabanki ku isi. Ubwo twatangiriye ku byiza, irizewe cyane kandi yemewe n'amategeko, yandikwa kandi igakurikiranwa n'ibigo bikomeye. Ibibi bishobora kuba byatinda cyangwa se ntibibe ku gihe cya nyacyo, kandi nta transparency kuri challenge zigenda zizaho zikunda gutangwa mu gihe cya vuba. Ejo hazaza ha Swift hameze hati? Ubu buryo dushobora kuba twakohererezanya amafaranga binyuze nyine muri iyi Swift message bumeze bute? Ni ibintu bikomeza isi yose mu bijyanye no kohererezanya amafaranga. Mu minsi yashize twari twabahaye update igaruka kuri ISO 222 ariyo itekerezwa kuba yasimbura ubu buryo bwa Swift. Hanyuma harimo kuza kandi igice cya blockchain, ndetse bihugu bimwe na bimwe birimo kwadopta icyo twita Central Bank Digital Currency CBDC, bigatuma ubu buryo bushobora kuzahita bugenda gake. Transaction zizaba rich data, umutekano wongerwe kandi bigende neza. Ku gice cya blockchain abenshi bashobora kuba ari naho bahita bajya, kubera ko kuri blockchain nimba ngiye kukoherereza amafaranga tukavugana ko ngiye kuyohereza mu mapayi cyangwa muri Bitcoin, transaction usanga idahura habe na gatoya bitewe n'amafaranga ngiye kohereza. Nk'urugero, ngiye kohereza payi 1000, bashobora kunkata payi imwe kugira ngo izo payi 1000 zikugereho. Ariko mu kohererezanya amafaranga ubusanga ari menshi ku kigero kiri hejuru cyane. Aha rero nimba tumaze kubirebera hamwe, reka tuzahure mu kiganiro kindi turi gutegura kigaruka kuri Swift ndetse na ISO. Ndakurarikira kuzagikurikira, hanyuma ibitekerezo byawe bishobora kuza kuba ari ingenzi. Twari turimo dusobanura uburyo buri gukoreshwa kugeza uyu munsi bwitwa Swift transaction cyangwa se Swift message, turebera hamwe uko bikora, ingaruka zabyo, ibyiza byabyo, byuko bishobora kuba byagenda. Impinduka z'isi zihoraho mu gihe abayituye baziharanira. Ntago bishobora gukomeza gutya kubera ko abatuye isi ni benshi. Bagomba kuavansa bakajya muri blockchain, muri CBDC ndetse n'ibindi bice bitandukanye
bishobora gutuma iyi ISO ishobora kuza kuba yatangira gukoreshwa, hanyuma abantu bakagenda barushaho kwimura uburyo bakoreshaga bohererezanya amafaranga. Tugira group WhatsApp dushobora kuganiriramo mu gihe tutari gutanga ibiganiro nka gutya, hashobora gucamo itangazo, ushobora kutujoyininga urebye muri video description ahanditse mowa, cyangwa se ukareba muri comment ya mbere, link irahapininze, hanyuma tukajya tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Hanyuma ibiganiro nk'ibi ngibi mu gihe hari igitekerezo, inyunganizi ugize, ukumva hari icyo ushobora gusangiza abadukurikira, ushobora kutwandikira cyangwa se ukanaduhamagara ukaduha igitekerezo cyawe, kubicisha muri comment bibaye bidakunda, ahandi hose naho urabyemerewe. Ndagushimiye, reka twe gufata umwanya munini, ahubwo Imana ikurinde naho ubutaha.